Dutangiranye inkuru yacu n'abanyeshuri bane, abatipe babiri n'abakobwa babiri. Ubwo disco bari muri ibyo ngibyo, ubona ko nyine ushaka kwifotoza, ariko nako nyine umutipe w'ingwe wasunitse abagira amasoni, ntabwo aba akunda abakobwa. Ubwo disi ubona ko nyine bashaka kwifotoza, uyu we nyine yigirira isoni z'abakobwa. Ubwo nyine ubona ko disi ni udukobwa tubiri n'abatipe babiri. Ese biragenda bite? Ubwo disi batangiye kwifotoza, uko bifotoza nyine umutipe ubona ko ari umujangwiri, ntabwo azi n'ibyo ari byo. Ubwo disi babandi bahita babacenga, bo bahita bunama, hasigara ngaba babiri nk'uko muri kubireba, baba bari agafoto kabo bari bonyine. Ubwo disi arakwereka n'akantu bapanze kugira ngo nyine baze gusigara ari babiri. Akikigaragaza ni uyu mukobwa wabipanze. Ubwo disi arakwereka undi munsi mu ishuri abakobwa babiri b'inshuti, nk'uko nyine bakunda kwipangira utuntu twabo, baravuganye bati genda ubikore, genda ubikore. Disi wawe n'inshuti ye yaraje yegera wa mutipe ari gusoma igitabo, aramubwira ati umeze utese, none se waretse nkagufata agafoto ngiye gushaka ifoto yawe? Umutipe ati kwe nta kibazo, ngaho mfotora, hari ikibazo se? Disi urabona ko disi ni agakobwa keza kaba kaje kubwira umutipe nyine ngo agafotore. Bakora katangira gufotora, wa wundi yaraje muturika inyuma aza mu ifoto ye. Uyu mutipe we ntabyo azi, ubona ko disi utu dukobwa nitwo twapanze ibintu ngo tuze kubikora. Uretse ko subscribe nturayikora, ndetse nawe wikoze ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Kandi ukeneye n'izindi nkuru wagana channel yacu yindi yitwa Vazi Media, ukaza kuri izindi nkuru tubagezaho, ndaza no kuba link muri description. Disi bakwereka bakomeje kwifotora, kagakobwa nako kari mu mafoto y'inyuma, ariko umutipe we atabimenye. Umutipe agiye kumaka telefone ngo arebe amafoto ye, umukobwa arabyanga ati mahano se reka nigendere. Ubwo disi barakwereka undi munsi, none wa munyeshuri yiryamiye ku ntebe, wa mukobwa noneho nyirizina yarizi ati ngewe noneho ati uyu munsi ndakwegera byanga byakunda menya ko ngufitiye crush. Ubwo disi uyu mukobwa afitiye crush kano gasore nyine, ariko murabona ko disi mutunyeshuri twiza nkuko nyine muri kubona. Disi agakobwa karaje kabanza kareba niba mu ishuri nta muntu urimo kugira ngo ataza kumuseka. Disi yazanye telefone, gafite ubwoba ati mana yanjye noneho yankuta ndabigenza gute. Yatangiye kuza amucunga asinziriye, kanifata agasinapu nakanifata agaselfie kugira ngo nyine tuze kuza kukamwereka nyine nyuma yakangutse. Disi umukobwa atangiye kwifotora, atangiye kumufota nyine bafata agasinapu, mu kujya kuri mu ifoto aho wa mutipe yakangutse ati ndapfuye noneho mana we. Agiye kugira umutipe ati garuka hano se. Ubona ko disi umutipe nawe yaba atari kubona ngiyewe imbaga zirizana ngiye nzireke. Ngo disi umutipe nawe afati garuka hano, batangiye kwifotoza, agakobwa karabyishimira, umutipe akajya mwiyegamishaho, umukobwa biyamurenga ati yewe muzika romantike. Ubwo disi inkuru disi nayibazaniye, iyi nkuru nayibazaniye zo kubaryohera. Disi umukobwa yakomeje kwifotora na wa mutipe. Bakora kundi munsi wa mukobwa w'inshuti ye yatangiye kumugirira ishyari, yacunze umukobwa agiye kwicarira, umuntu nawe araza yicara muri ya ntebe ye, atangire kureba umutipe ati akubundi ziko naga naracikanwe buryo uribogari bigeze ahangaha, ati kano gakobwa kari karakuntwaye, ati umva genda sha wingu ngiye kumwitwarira. Ubona ko disi ukobwa babiri bwari inshuti, none umwe nawe atangiye gutwara undi mutipe w'abandi. Undi nawe yagize umujinya ati haguruka sha, amukurira imisatsi ati ngiye nta soni ngewe ku mutipe wanjye. Ngo disi umutipe byaramudenze ati nisa ko babiri burya barandwanira siko ntabyo narinzi se, ati kumbe bankina agakino. Ngo disi umutipe we nta numwe bakunda amahanga, ariko uyu mukobwa y'unguyu turi kureba abamufitiye crush, uriya nawe yatangiye kwimugirira. Ubona ko yatangiye kugirira uyu nguyu uri hasi batuye hasi. Disi agakobwa kabyara karenze ati nta soni sha, nta soni. Disi umukobwa yari murebye ati uzi n'ikindi se, ati kanze nkwereke. Ubona ko disi umutipe baramukuruye, umukobwa ati umva ngewe uranzi se. Ubwo disi barakwereka yahise amusoma kugira ngo arisha agashiha uriya wicaye hasi. Udisi wari uri hasi yarabirebye ati uranamusoma nasoni, uramusoma kandi mudakundana. Ubwo disi umukobwa yavuze ati wambonye, ariko wambonye nuko ngiye nkora, ngiye uraza kushaka kuntwarira umusore shana nishakiye nta soni. Udisi agakobwa byarakarenze, bakore kundi munsi umukobwa yicariye arahaguruka aragenda, yahise ashava ati ngikana isokere. Udisi umutipe nawe aramucunze ati aragiye, yakuye akantu k'impeta ariko kari akantu k'umutuku mu gikapu cye, aravuga ati aragiye, ahita agashyira kuri ya ntebe ya wa mukobwa. Ubona ko disi n'umutipe nawe yatakayemo, nawe yagomba kurira mukobwa
havuze ati ewan aka gakobwa keza kuko ntago nakitesha. Disi ko umukobwa yaragarutse araza yivira mu kabreke ngo yicariye ku ntebe ye nyine akomeze amasomo yiyigire. Ataricara abona akantu ku ntebe ye aragafata ati aka kantu kari keza se ninde wakampaye. Batwereka umukobwa yari yifitiye crush y'ura mutipe yivuriye muri break asanga washyize akantu ku ntebe. Disi ko umutipe ari kumureba aramucunga ati ninde araza kugenza gutera. Disi umukobwa atangiye kubaza ati ntago ari akawe ntago ari wakampaye. Abandi bati hoya ntago ari njyewe. Abatanya kubaza karasi yose ati ntago ari weho ndati ntago ari njyewe. Duse kwa subscribe utrayikora ese nayo kusinda gushimiye Imana iguha umugisha. Disi umukobwa yageze kuri wa mutipe aramwegera. None se kumbajije abantu bose ngo ntago mumaza abantu bashyize bamaye kano kantu ntabwo ari weho. Umutipe yaragafashe nkawe yakamusubije ahita akareba cyane ahita akavuga ati aka kantu se kari keza wana ninde wakaguhaye di ariko kujyana amahirwe. Disi yaragafashe atangira kukambara nk'impeta ati wambonye se karanambereye ati ninjye wakaguhaye ati ahubwo ugomba kukambara. Disi umukobwa byaramurenze ukuntu banamukunda kavuga ati zukurangiye yatangiye kunkunda ati ariko njye ntago nabyemera. Disi karajishije kataragenda umutipe yaragakuruye aturajya hese turimo rujisha nasoni atuve ko se kutankunda. Disi watangiye kurana akana ko mu jisho ubona nyindoro nziza cyane ubona ko ino tunyeshuri twiza ariko tutamenyana cyane ariko dukundana. Disi yakwereka wa mukobwa wundi yakomeje kugira ishyari. Batweretse mu kanya afite shokora yindi nyine imwe ibirenduka. Abapanze abandi banyeshuri bati tugiye kugenda tubishyire ku ntebe yi none kaze kabyicaremo bazi kugira ngo nyine yinereye. Disi ubona ko abakobwa bagize umujinya bagize ishyari ngo yikundiye umusore nawe aramukunda bagenda batereka ku ntebe ye biriya bintu nyine kugira ngo aze kuza byicaremo. Disi ngo umukobwa araza akabyicaramo atabizi. Ese Mana yanjye arabibona. Disi wandi uravuze ngo uti kagiye kubyicaramo wane kate kuntu basa kugenda. Umukobwa Disi yaje byicaramo ariko ntazi byari byo ntazi yuko hari ibintu bamuteze. Ndebera nawe abakobwa bagira umushiha abakobwa bagira umugome n'abandi banyeshuri bakwereka Disi wa undi wabikoze yahisaza avuga ati ewan ndaguhamije di pfa kuba ntabyo wabonye. Yaje amwendereza afata igitabo cye ati mwamubonye uyu mukobwa mwamubonye yaje yanakerewe wana ati mwakabonye di mwakatwaye uriya musore. Disi umukobwa nawe yarahagurutse atanya kumushikuza igitabo ati mu gitabo cyanjye. Disi abandi baramusetse bati murakabona ariko murimo kumubona di ngo yinereye di. Undi nawe mutipe nawe aba yisinziriye amaze kwisinzira aricura abona ibintu bakorera umukobwa abona ntago ari byiza. Disi umukobwa yarebye ku ntebe ye abona hari ibintu bamusize abona hari ibintu bamuteze byakozwe nandi na kano gakobwa kandi imbere bahuza ari ishyari. Ubona ko Disi bose bafuhirana kuri uriya mutipe. Mutipe yabirebye ati nta soni njyewe uyu mukobwa nta soni birimo kumukorera. Disi umukobwa mutipe y'igentro yagutse afata ikote rye y'ishuri yambaraga aravuga ati nta soni. Disi yaraje aryamye kwa mukobwa kugira ngo nyine badakomeza kumuseka anakarara wa mukobwa ati mva ndaje urambona. Disi agakobwa byarakarenze ati urakoze cyane ati se burya n'uyu mutima mwiza urawugira ati nagukunze ntabizi yo. Ubona ko Disi abandi baguye mu kantu ati yo mbega umusore usika mutabaye we kandi nibo babikoze. Disi umusore yaraje mushyira ku ruhande ati umva n'undi munsi ntimuzongere kubimenyera. Disi akureka kandi kabikoze atakurura imisatsi ati nta soni se nta soni niwe aragenda. Disi aramukuruye araza akimara kumukurura amushyira muri bya bindi ari we wabyikoreye. Muri kwibona reba nawe igihembo cy'ibyo kugambanira inshuti yawe. Disi yaragiye bimwe bateze wa mukobwa umusore ahita bimushyiramo ati mba n'undi munsi ntuzamenyere kandi ntuzongere no kumumenyera. Disi akwereka umukobwa nuko yasebye atanga gusubira mu ishuri aho ngaho ari nako n'abandi bakundana ubona ko bishimanye cyane.